Blog Talk Radio.
Amena. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Ndirimbo iti sintinya ko abantu bambona iyo ndi kuvuga Imana. Haleluya. Amen. Nanjye nti sintinya ko abantu bambona iyo ndi kuvuga ubumuntu mu bantu. Sintinya ko abantu banseka iyo ntabariza impunzi. Sintinya ko abantu banyanga iyo nkora ubuvugizi bw'abana ba burayi bananiwe kujya mu ishuri. Sintinya banca intege iyo ntabariza abababaye. Abanyarwandakazi, muri uru rugendo rw'ubumuntu mu bantu harimo amahwa menshi, ariko Imana iri mu ruhande rwacu. Amen. Amen. Mujye kuri mute, utavuga yaba agiye kuri mute. Bakunzi barabyiteme, ndabashuhuje. Ni Tabita Gwiza mu kiganiro ubumuntu mu bantu. Turi tariki ya 13 z'ukwezi kwa 12 2020. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri Isanga nk'uko bisanzwe. Mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu, ndagira ngo mbasabe imbabazi cyane bakunzi barabyiteme, bakunzi b'ikiganiro ubumuntu mu bantu. Ibibazo tekiniki bituma tudashobora gukora ikiganiro ku masaha yateganywaga, ariko dushimira Imana ko igihe cyose dushoboye kuza muri studio tukaba tugiye kuganira namwe. Ubwo rero reka twinjire mu kiganiro cyacu nyizina. Mbanze nakire bagenzi banjye turi kumwe, numve yuko na mikoro zabo zifunguye muri uyu mugoroba. Ndi kumwe na Josiane, ndi kumwe na Geneviève, ndi kumwe na Anisette. Ese Josiane waba unyumva? Ndagira ngo mpakire mu kiganiro ubumuntu mu bantu, suhuze abadukurikiye. Josiane? Yego, turakumva Josiane, karibu. Mu kiganiro mwese n'abandi bazatwumva n'abari kutwumva kuri ubu ngubu. Urakoze. Yego, urakoze Josiane. Ndagira ngo nakire na Geneviève turi kumwe. Josiane uyu ntabwo akiri umushyitsi, muramuzi mwese, tumaze igihe dukorana ibiganiro, ndetse na Geneviève ngiye kwakira nawe ntakiri umushyitsi, bamaze kuba umusangwa mu kiganiro cyacu ubumuntu mu bantu. Ese Geneviève waba unyumva? Yenda kumva neza Tabita, kandi rwose Imana iduhana umugisha muri iki kiganiro. Urakoze. Amen. Urakoze cyane Geneviève. Ndagira ngo nakire Anisette. Abantu mwese ndumva Anisette atari mushya muri ibi biganiro byacu. Ndakeka ko ari mushya ku kiganiro cyacu cy'ubumuntu mu buntu, ariko abantu benshi baramuzi mu biganiro byinshi bitandukanye. Anisette nawe ndagira ngo mwakire niba nyumva, asuhuze abadukurikiye. Urakoze cyane Tabita, nagira ngo ngushimire ko wantumiye mu kiganiro, kandi nsuhuze bagenzi banjye, bashiki banjye turi kumwe, nsuhuze abadukurikiye bose n'abazadukurikira mu gihe kiri imbere. Murakoze, nanjye nizere ko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze cyane Anisette. Ndagira ngo rero mbashimire cyane bashyitsi bavandimwe banjye turi kumwe muri iki kiganiro muri aka kanya. Ndagira ngo mbashimire cyane ko turi kumwe muri iki kiganiro, ndetse n'abashimire byimazeyo ko turi kumwe muri byose muri uyu mushinga w'ubumuntu mu bantu. Sinakomeza ikiganiro ntanashimiye n'abari ku buhanga bw'ibyuma. Ndagira ngo mbashimire cyane, murakoze guhora
mukitabira ibiganiro igihe cyose tubakeneye, duti nimuze nimudushyire kuri radiyo nimudufashe. Bamwe turacyari kure nk'ukwezi ntabwo turabimenya. Namwe ndabashimiye ko igihe cyose tubahamagariye tubiyambaje mutwitaba rwose mutajuyaje. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero mbashimire cyane banyarwandakazi, mukomeje kujya mudukurikirana muri ibi biganiro byacu by'umuntu mu bantu. Ndagira ngo nshimire bagenzi banjye, nongere mbishimangire. Nakunze kuvuga kuri aba babyeyi babiri turi kumwe, ntabwo ari irobanura ngo mvuge ku badamu. Undi mugabo turi kumwe mwihorere nawe ndamuvuga, ariko ndagira ngo mbashimire ko baza biyemeje kuza tugafatanya muri uyu mushinga full time turi kumwe. Ndetse ndagira ngo mbamurikire umubyeyi turi kumwe Josiane, twaratangiranye, wumvise uyu mushinga utangiye w'ubumuntu mu bantu, aravuga ati ubwo bumuntu nanjye ndabufite, ubwo bumuntu nanjye mbufite muri jye, kandi ndifuza gushyira itafari ryanjye muri iki gikorwa. Numve ko nashyize imbaraga zanjye uko mbishoboye kose mu gushyira ibyo kurya ku isahani y'umwana ubikeneye, ndetse akaba ari nawe udukurikiranira ibyo inkunga muduha. Wowe warambuye ikiganza ukaba utanga muri uyu mushinga rya dolari rimwe twavuze, ndetse ugatanga n'ibirenze. Ndagira ngo mbabwire ko uko ubwo bufasha muduha, uyu mubyeyi Josiane arabidukurikiranira, akamenya ubufasha twakiriye, akamenya ubufasha uburyo bwagiye mu mpunzi, ese ayagiye yakoze iki, ese imishinga yacu igeze he. Ndagira ngo mbimushimire kandi mubamurikire ko ndetse umuntu wese waba uri Burayi, waba uri mu bice bya Afurika, uzifuza gufungura igipfunsi agatanga rya dolari twasabye rijya gushyira ibyo kurya ku isahani y'umwana ubikeneye, umwana ubabaye, ndagira ngo mbabwire ko ari we muzajya mucaho. Ubwo nitumuhamagara kuza kugira icyo avuga, arabaha na nimero ye y'uburyo mwamugeraho. Genevieve ndamushimira cyane, nawe turi kumwe, aduha ibitekerezo byiza, aduha inama nziza. Ibyo ari byo byose ibyo turimo, abakurikiye ubuhamya yatanze mwaramwumvise. Iyi mishinga turimo yabaye mu nkambi z'impunzi, ndetse yanakozemo, afite experience y'uburyo hariya ubuzima bwabo bumeze. Ubwo muraza kumwumva, afite n'ibindi yatwunguraho inama. Aniseti, nawe ntabwo navuze abadamu gusa ngo nkwibagirwe, ndagushimira ko nawe turi kumwe utugira inama. Aniseti ni umuntu uzi ibintu by'amategeko, iyo tugiye ku ruhande gato mu bijyanye n'amategeko aratwibutsa ati aha ngaha nimugaruke gato. Aniseti, nawe ndagushimiye. Hari n'abandi bakomeza kuduha ibitekerezo mu buryo prive, mu buryo bumwe n'ubundi. Ndabashimiye mwese, ndabashimiye cyane. Ariko mbere ko dukomeza, ndagira ngo mbabwire ngo ntacyo dukora, ntabwo nibagiwe, ntacyo dukora icyo ari cyo cyose tutabanje kwiragiza Imana mu byo dukora byose. Imana yacu niyo yashyizeho uyu mushinga w'ubumuntu mu bantu, niyo izi impamvu yawushyizemo, niyo izi ukuntu twinjiye mu nkambi tukajya kuvugana na bagenzi bacu bari hariya, niyo izi ukuntu yabikoze, kuko uyu mushinga ni uwayo. Mbere ko dukomeza rero, nkaba nasaba mugenzi wacu Genevieve kubanza kuturagiza Imana, hanyuma tugakomeza ikiganiro. Murakoze. urakoze Tabita. Nimureke duhe umwanya Imana, duce bugufi, dusenge.
mana y'icyubahiro, mana data, mana idukunda, mana y'urukundo. Erega uri igitare cyacu, erega uri umunara muremure duhungiraho tugakomera. Uri imana y'igitinyiro, uri imana y'icyubahiro. Erega mana waraturinze, watugiriye neza mana, uduha guhumeka umwuka w'abazima. Ni ukuri wari uzi ko muri iki gihe tuzavugira kuri iyi radiyo iteme. Ni ukuri tugahamya ibyawe. Ni ukuri kuko uri urukundo, watugize umwe muri wowe. Turagushimye. Twari tuzi ko tuzahura, ntabwo twari tuzi ko tuzakora uyu murimo, ariko muri gahunda yawe wari utuzi Imana. Habwa icyubahiro kuri ibyo Mana, shyirwa hejuru nyakubahwa. Amavi yose azakwikubita imbere kuko uri umwami w'abami. Nuko Mana turagushimiye, ni ukuri ko ari wowe utugira inama muri uyu mushinga. Ni ukuri w'umuntu mu bantu wo gufasha Mana abadashoboye, impunzi Mana zinyanyagiye hirya no hino. Uwiteka Mana duha urukundo, twongera imbaraga. Ni ukuri Mana dufite ubushake, ariko tutari kumwe nawe Mana ntaho twagera. Fasha umuntu wese Mana witanze, ni ukuri agafata umushinga. Fasha umuntu wese Mana uri kudusengera hirya no hino. Fasha umuntu wese uhangayikiye impunzi. Ni ukuri nkatwe turarishinga, ni ukuri twumva Mana twabereka urukundo nyakubahwa. Witeka Mana, ngo Satani ngo ubwoko bwawe bwarateranaga, ngo nawe agaterana, ariko mu mbaraga z'umwuka turaheje imyuka mibi iduca intege. Turirukana, turasenya imigambi ya Satani ishaka gusabota amashyari. Ni ukuri Mana, imigambi yabo yose turayiciye mu izina rya Yesu Kristo. Witeka Mana, bana natwe muri iki kiganiro, kandi abantu bagiteguye, abantu bari ku buhanga bw'ibyuma, abacyumva n'abandi bose Mana bazitanga kuri uyu mushinga, nabo Mana ubandikire cy'urwibutso. Umunsi Mana imirimo izapimwa, umurimo bakora ntuzashye Mana. Uwiteka Mana urakoze. Twakubwira byinshi ariko tutarabumbura akanwa. Uzi ibyo dushaka Mana data, ubiduhe mu izina rya Yesu Kristo mbisabye, amen. 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 Murakoze cyane Geneviève. Imana imigisha udusabiye, ni ukuri turayakirije amaboko yombi. Murakoze cyane. Reka rero twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina. Ndacyashima, nkunda gushima iyo Imana yahaye umutima abantu kugira ubumuntu muri bo. Numva ndahagarara kubashima, numva nezerewe. Ndagushima wowe aho uri hose wabumbuye igipfunsi. Ndagushima mbikuye ku mutima. Ni ukuri washyize uguseka mu maso y'umwana uri mu nkambi y'impunzi. Muzi ko tumaze igihe turi mu tudiringa dukorana inkambi z'impunzi ebyiri. Hari imwe iya Uganda na Kigali, hari n'indi ya Mozambique. Icyatuzanye muri uyu mwanya rero, twanze gukomeza gutinda. Banyarwandakazi mutwumva, Banyarwandakazi mukunda ikiganiro ubumuntu mu bantu, kandi mwebwe mufite ubumuntu mu bantu, mwebwe mwafunguye igipfunsi. Twavuze duti ntabwo twapinda igihe kirekire tutaje kubabwira aho umushinga wacu wanyu ugeze. Ese aho ntimujya mugira ngo iyo wafunguye igipfunsi ugifungurira ubusa? Oya, Imana ntabwo yabikunda. Erega narabibabwiye ko Adeline tugeze gutumira muri iki kiganiro, tuzanasaba kandi tugasaba Imana ngo izamushoboze kugaruka. Yaratubwiye ati uyu mushinga ntabwo ari igitekerezo cy'umuntu ku giti cye, ni igitekerezo cyavuye ku Mana. Kuko rero ni igitekerezo cyavuye ku Mana, ndagira ngo mbabwire ko iyo wowe aho uri hose wafunguye igipfunsi
ntabwo ikivuyemo gipfa ubusa. ndagira ngo mbabwire ko imishinga yacu irimo igenda neza. ndagira ngo mbabwire ko igipfunsi mwafunguye icyavuyemo kitari gupfa ubusa. mu kanya ndaha ijambo Josiane atubwire cyangwa se ababwire muri make uko icyavuye muri icyo gipfunsi icyo kirimo gikora. ubwo nanjye namara kugira icyo ababwira ndakomerezaho. ndagira ngo rero mpamagare umuvandimwe Josiane mu magambo make azababwire uko byifashe. Josiane waba unyumva? niba unyumva ndagira ngo ufate ijambo ni iryawe. yego murakoze kuba ijambo. nagira ngo babwire ko abo muri Nakivale umushinga urimo uragenda, barimo barashaka ibikoresho byo kuzakoresha. baba bifuje gutangira umushinga w'ubudozi, birimo biragenda neza, gusa kubona ibikoresho ni ibintu bifata igihe no kubona aho bakorera. nuko nibimara kugira indi ntera aho bigera tuzabibamenyesha. naho abo muri Mozambique bo bamaze bifuza gutangira umushinga w'inkoko. bo bamaze kubaka amafaranga twabonye bwa mbere yubatse inzu yararangiye, noneho hasigaye gushyiramo inkoko n'ibyo kuzitunga, ibiryo, imiti, inkingo, ibikoresho byo kugira ngo bazigaburire. no kugira ngo ibyo birangire dukeneye nk'amadolari 3,000. ko namara kuboneka nibwo tuzaboherereza bagatangira bagashakisha inkoko. tukabaha uko abonetse tukabaha kugira ngo bashobore gushyira inkoko mu nzu yabo batangire kuzorora. turabona umushinga rero kugeza ubu ngubu turabona bigenda neza. ijambo ry'ikinyarwanda ndaribuka ariko nta nkomyi umushinga uragenda neza nta nkomyi. twavuganye nabo donc birimo biragenda neza ko twifuza. asigaye icyo dukeneye ni inkunga yo kugira ngo bashobore gushyira inkoko muri iyo nzu yabo. none ishimwe rwose ko biri kugenda neza. amen amen. urakoze cyane Josiane. ni ukuri imishinga yacu twatangiye muri izi nkambi zombi irimo iragenda neza nk'uko Josiane abibabwiye, ariko turagira ngo tubabwire ngo nyabuneka nimukomeze mufungure igipfunsi. ndagira ngo mbibutse ko iyi mishinga twatangije muri izi nkambi ni ukugira ngo nimara kuzura igatangira kugira icyo itanga, niyo izaha akazi abana bacu bashobora kuba bararangije za high school bicaye badafite akazi, aho kugira ngo babone icyo bokipa bakaba bajya mu biyobyabwenge, bakaba bajya abakobwa bakajya mu buraya. iyo mishinga turi gushyira muri izo nkambi nizafasha abo bana. bagira ngo mbabwire ko iyi mishinga ireba abana cyane. tuzajya tubikurikirana, ntimugire ngo iyi mishinga ninarangira tuzicara dukurubaza amaboko ngo birarangiye. tuzajya tubikurikirana tumenye ko abana b'abajene ari bo bakora ahangaha, ari bo batozwa kubona icyo bakora ntibandagare. ibyo ni byo dushaka, kuko aba bana nibo Rwanda rw'ejo. nkunda kubivuga. wowe udafungura igipfunsi ntufashe uyu mwana, urimo urica u Rwanda rw'ejo. ibyo rero tujye twongera tubitindeho, tubitekereze. kandi wowe wafunguye igipfunsi, ndagira ngo nongere ngo ushimire, wicare wumve mu mutima wawe hari icyo wakoze imbere y'Imana n'imbere y'Abanyarwanda n'imbere y'u Rwanda. wumve ko
hari ikintu cyiza wakoze, wabonye ko iyo ukoze ikintu cyiza wumva ukeye ku mutima, wumva ufite amahoro utazi ahantu avuye. amena. Ndabashimye rero. Josiane arabivuze, umushinga wa Mozambique urimo urarangira. Kubw'Imana Nyagasani urimo urajya ku musozo, ariko ntushobora kujya ku musozo utabumbuye icyo gipfunsi. Dukeneye amadolari 3,000. Ayo tumaze kubona ntabwo agezeho kugira ngo twuzuze umushinga w'inkoko bifuza gutangira korora. Ndagira ngo rero mpamagarire abantu mufite ubumuntu, mwongere mufungure igipfunsi, turangize uyu mushinga wacu wa Mozambique. Uganda nabo babirimo, kubera n'ibintu byajemo by'amatora byabaye ibituma umushinga usa n'uhagaze gato, ariko bizakomeza mu minsi iri imbere, tuzababwira nabyo uko biri kugenda. Ariko wa Mozambique uzarangira, ndetse mu minsi iri imbere mbijeje ko uyu mushinga wa Mozambique nimara kurangira tuzakora fete, tuzabibabwira, tubifete, dushimira Imana ko umushinga wacu uzaba warangiye, ugiye gutangira gufasha abana bacu bari mu nkambi ya Mozambique. Umuvandimwe Genevieve turi kumwe yambwiye ibintu bigendanye n'impunzi, numva byongeye kunkora ku mutima. Yarambwiye ati ese wari uzi ko uretse n'impunzi ziri mu nkambi, wari uzi ko hari n'izindi mpunzi ziri ahandi zitari mu nkambi kandi zifite ibibazo birenze iby'impunzi ziri mu nkambi? Ndamubaza nti ni ukuri? Ndamubwira nti uzi ko ibyo bintu hari abantu hanze aha batabizi, ko hari abandi bantu bari mu bihugu runaka bitandukanye batari muri izo nkambi z'impunzi kubera impamvu runaka ntazi yadusobanurira, kandi bafite ibibazo birenze iby'abari mu nkambi. Uretse ko twumvise ko noneho no mu gihugu cyacu hasigaye harimo impunzi, dusigaye dufite impunzi mu gihugu cyazo. Ibyo nabyo ni ikindi kibazo gikomeye abanyarwanda dufite. None rero ntizingiye mu magambo, nagira ngo nsabe umuvandimwe Genevieve abwira abanyarwanda kuri icyo kibazo cy'impunzi zitari mu nkambi. Ese zibayeho zite? Ese buriya byagenze bite? Ibibazo zirimo zihura nabyo ni ibihe? Genevieve, niba unyumva, ijambo ni ryawe. Ese Genevieve yabanyumva? Uri kunyumva? Yego, ndakumva Genevieve, akomeza. Okay, nari mvuze nti rwose ndabashuhuje nanone abakunzi bacu bakunda iki kiganiro ubumuntu mu bantu. Nongeye gushuhuza kandi abaduteze amatwi n'abazadutega amatwi. Rwose nongeye gushimira abakunzi bacu bakunda Imana, bakaba barapfunduye ikiganza, ni ukuri bagafasha impunzi nk'uko Tabita na Josiane babivuze. Ni ukuri rwose Imana ibahe umugisha, Imana ibongerere aho bakuye. Ni ukuri Imana kandi yacu iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ntawe. Ibibazo by'impunzi turabizi ni byinshi cyane, kandi uko iminsi igenda yiyongera niko bigenda binahindura isura. Nk'uko mwene data avuze, umuvandimwe Tabita, ati birababaje kubona hari n'impunzi ziri mu gihugu. Ubwo ni ibiki? Ni amahano rwose, birababaje cyane. Ariko rwose rero nkunda Imana, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana kuko niryo rijya ridukomeza, niyo ndorerwamo twireberamo
kandi rwose tuba turi no kumva uko Imana iducyaha. Reka turisome muri Matayo 25. Ufite Bibiliya arahera ku murongo wa 34, utayifite aratega amatwi mu izina rya Yesu. Maze umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Maze abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari jye mwabikoreye. Reka nsimbuke nsome umurongo wa 45. Maze azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazaba mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Amen. Iri ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ubwaryo rirasobanutse. Muri make, tuzahemberwa byiza twakoze. Ntabwo ari ibyo twikoreye ubwacu, ntabwo ari ibyo twakoreye abana bacu, abagabo, abagore, kuko ibyo ni resiponsabirite zacu. Ariko tuzahemberwa ngo ufate. Niba ugiye gusura umuntu urwaye, ntabwo ari uwawe. Niba ugiye gusura ufunzwe, ntabwo ari uwawe. Niba ugaburiye wambaye ubusa, upfunduye icyo gipfunsi. Ni ibintu bisobanutse bwose. Ariko ngo izahana, ntabwo Imana izababwira, simbazi munsi imbere mwankozi z'ibi bimwe. Abatarakoze ibyo bagomba gukora, n'ibyo twavuze haruguru hano. Imana itugirire neza. Uwashaka yazakomeza akabisoma, ariko iri ni ijambo ry'uyu munsi Imana yashyize muri jye, ngo mbabwire ko igihe kigeze bene data. Twarumvise byinshi, twarebye byinshi, ariko se byatumariye iki bene data? Yego ntatinze, reka nkomeze nk'uko bene data yabinsabye, muri make kuvuga ibibazo by'umuntu mbese usohotse mu gihugu cye ku mpamvu zitamuturutseho, atabishaka, akambuka umupaka akajya mu kindi gihugu gushaka ubuhungiro, gushaka amahoro. Nashatse kuvuga ku mubyeyi ufite umwana akambuka uwo mupaka. Umubyeyi akenshi nta faranga aba afite. Iyo wambutse umupaka uba ushaka no kwijijisha kugira ngo batagufata, ujyana agakapu, amafaranga ntayo rwose yagutunga igihe kinini. Ubwo rero icyo gihe ufite umwana, ubwawe ushobora kurwara, n'umwana akarwara indwara zitandukanye kubera ubuzima bubi. Igihugu ntabwo kiba kimuzi. Asheri iyo ushinzwe impunzi ntabwo iba imuzi. Ubwo rero murumva ukuntu aba ameze. Namwe nimushyire muri uwo mwanya we. Mbese udafite icyo uhereza umwana wawe akuririra, udafite icyo umuha ngo anywe,
utanditswe utazwi akenshi barara hanze. Ndibuka ko twaraye hanze, twararaga abantu baduhitaho, twaraga batiwe n'ibihunzi, ntihagire no gucira kari urutega. Ibyo rero ni ikintu kibabaje cyane. Muri icyo gihe nta mutekano ufite. Ese Imana itakurengeye ninde wakurengera muri icyo gihe? Uretse abantu turi kuvuga bagomba kongera bakabyuka, Imana ikaha umutima wo kugira ubumuntu. Hari ikintu cyajemo cyerekana gusobanura iryo jambo ubumuntu. Ndibuka abanyarwandakazi, kera twari abanyarwanda, tugasangirira ku muheha umwe, umwana akarerwa n'undi mubyeyi. Ntabwo washoboraga kuba wabona umwana akora ikosa ngo umwihorere, ukarerera u Rwanda, warakosoraga. Ndibuka dufatanya. Ibyo bintu rero byanjemo, numva agahinda karanyishe ngo wakongera akazana ibyo bihe byo gusangira no gusabana. Ubwo rero iyo mpunzi igeze ahantu, ndavuga iyo abatari mu nkambi n'ubundi, imvura irakunyagira, imbeho, uba ukeneye imyenda, imbeho wajyanye akenda nta sabune ufite, utazi igihe uzavira muri icyo kibazo. Ibyo ni ibibazo bikomeye. Nta cumbi uba ufite, nta mafaranga yo kuriha. Ibyo bintu akarengane. Ese kubera ubwo bukene ibibazo bizamo ni ibihe? Ibibazo ni ukwishakira inzira yo gukemura icyo kibazo. Iyo uri umugore ukora ubucuruzi. Ese ubwo bucuruzi ni ubuhe? Ni ubwo kudandaza amagara. Imana iturinde kudandaza amagara. Aha, iyo udandaje amagara ni uburaya, nuko ubwo basigaye babyita, kuko uri kudandaza amagara yawe, kuko ntabwo uba uri muri sekirite, ariko uri kuyadandaza kugira ngo uwo mwana wakuririye abone icyo kurya, nawe ube waramuka. Aha ndashaka kuhatsindagira. Mama yigeraga ambwira ati, yatubazije ikibazo, aravuga, ese usanze umubyeyi afite umwana akaba abishwe n'inzara, bashigaje akuka gakeya ngo bapfe, iyo nkongoro wayihana? Namwe mu byibazo. Harimo abasubiza ngo nayiha umwana, ariko ntabwo ari byo. Ngo wayiha umubyeyi kuko azagira imbaraga zo kugira ngo agende, yenda atere uyihaye umwana baguma aho bagapfa, n'ubundi umwana ntaho yamujyana, yashira bakaguma aho bagapfa. Ariko umubyeyi agize imbaraga zo gukorera umwana, ni ukuvuga yabasha kugenda agashaka uburyo ki yarenga iyo nzira, agahita yabona uburyo bwo kugaburira umwana, yajya guhinga se, yabona uko afunguza. Ubwo rero ni ikibazo. Abantu batari mu nkambi, n'uwo muntu wahuye twavuze wagiye kudandaza amagara, ese imperuka ni iyihe? Ni stress, ni depression, ni ukwiyahura. Ndababwira bene data abanyarwandakazi, impunzi zipfa zizize kubaho nabi, kuko ntaho ziba zizwi, ni nyinshi cyane. Abana bapfa bazize kurya nabi, kwambara ubusa, kubura shinge na rugero, ni benshi cyane. Impunzi rero nyinshi zidafite inkambi, abantu zahungiyemo, ibihugu bibeshya impunzi ko bimemereye kwinjira muri icyo gihugu ngo birware, ariko bagakubitana n'ikibazo cy'uko babima ibyangombwa, babatega umutego. Badutegaga umutego y'uko bataduha ibyangombwa, kandi ibyo byangombwa nibyo werekana ngo aguha akazi. Ibyo byangombwa nibyo
ushobora kwerekana ngo ujye kwivuza, mbese utabifite mbwira nawe wabaho gute? Haza nacyo icyo kibazo cy'abana inzara, haza ikibazo cyo kudandaza amagara. Abagabo nabo kubera badashobora kugira resiponsabirite zo kuba bakwikorera imitwaro, usanga bigira muri abagore b'abenegihugu bagata izo ngo, abagore n'abana bagasigaraho nta kintu bafite. Abagabo bakigendera bakavuga bati abanyagihugu bafite uburenganzira, bafite ibyangombwa, reka tunabashake. Abagore barahangayitse, batwatawe n'abagabo, abana barahangayitse. Icyo gihe abana ntabwo biga, ntabwo ufite uburenganzira bwo kwiga bene data. Ubwo se urumva ko atari ikibazo gikomeye? Inzara, kuriha inzu, bagomba gukora. Iyo udafite uburenganzira bwo gukora, utabona amafaranga, nawe ubuzima ntabwo ufite. Ibyo nicyo rwose tugomba kwiga, tugasaba abantu gufatanya, ikibazo cy'ubuhunzi kikavaho. Ntabwo dushishikarizwa, turaje ishinga y'uko abantu baguma mu buhungiro, ahubwo ikituraza ishinga ni uko muri icyo gihe abantu bari mu ibyo bibazo, baba bari mu nkambi batari mu nkambi, ese tubafashe gute? Ese ko bateye umugongo, ntabwo ari ukuvuga ko bari abakene, ariko ku mpamvu zitabaturutseho bateye umugongo igihugu cyabo, baragita, bata ibyo baruhiye. Twatayaga amafaranga muri banki, ugata ibintu ukavuga kera mu Rwanda twaravuga ngo iyi konti ni iy'umwana aziga, iyi konti ni iy'umwana. Nyuma se ko amafaranga bavuze ngo kompiyuta zarayiriye, zarahiye, ayo mafaranga wabitse warayabonye? Mureke twibikire mu ijuru, bavandimwe banyarwanda, inshuti z'ubumuntu mu buntu, dupfundure igipfunsi kuko twabonye byinshi, twanyuze muri byinshi, kandi Imana iratubwiye ko izaduhembera ibyo twakoze. Icyo rero twifuza ni icyo rwose, ko hagati aho abantu badafite ibyangombwa, abana badafite kirengera, inzara ibishe, ntibashobora kumenya gusoma no kwandika. Ndabizi nabahamwe gato ubuhamya bw'umwana wanjye nabuze afite imyaka 4, mubona afite imyaka 13. Ibyo nabyo ni igitangaza, akagira imyaka 13 atazi kwandika cyangwa gusoma. Ibyo bintu urumva atari agahinda? Ni ukuvuga gutangira ufite imyaka 13 ugatangira kwandika ibyo nabyo ni ibintu bikomeye. Kuguma mu buhunzi kugira ngo uzabe umuntu muzima, nk'uko Tabita yavuze ati ni u Rwanda rw'ejo. Abakorera ibyo n'abawe, ni umuvandimwe wawe, uwahunze ni inshuti yawe, uwahunze ni umunyarwanda, muzafatanya kuzamura igihugu. Kandi guhunga ntabwo ari icyaha, buri muntu wese byamugeraho. Guhunga ntabwo ari ikosa, ahubwo ukuvuga wumva ko uri mu makosa niwe ufite icyaha. Uwaguteye kujya mu buhunzi niwe ufite icyaha. Ibyo rero reka twebweho abashaka gushyigikira ni ukuri iyi poroje yacu ubumuntu mu bantu, ni ukuri abikore, atavuga ngo ndabikorera umuvandimwe, ndabikorera uyu. Abikore nk'umuntu ukorera Imana, kuko niyo izamwitura. Hari indirimbo umwana yigeze kuririmba y'abari sinibuka ivuga ngo gira neza wigendere, ujye ugira neza wigendere. Kandi turabizi ko twese twahunze tugatakira Imana, tukavuga ati Imana nunkura muri ibi bintu nzakugirira gutya, nzakugirira gute. Ese nta munyarwanda wambeshya ko atigeze ahangayika ngo agire ubwoba bw'uko asize abantu inyuma,
ngo agire ubwoba bw'urupfu, ngo agire ubwoba ko atakaje umutungo, uwo muntu yaba ambeshya. Ubwoba bwose bwatashye abanyarwanda, bwaradutashye kubera Imana yajegajeze u Rwanda, irarwerekana, irishyira ku mugaragaro. Ariko nitwige, icyama tukiga. Ni ukuri ntabwo nanjye natinda cyane mu magambo, ariko bavandimwe nimureke dufashe abacu baheze mu kibazo, baheranywe n'ikibazo cyabaye agatereranzamba, mureke dufatanye kurwanya ubuhunzi. Reka mbwire impunzi aho ziri hose ko tubakunda, turabahangayikiye kandi turabasengera. Ni ukuri twizeye ko Imana izashyira iherezo kuri izi ngorane z'ubuhunzi, tugasubira mu gihugu, mugasubira mu gihugu mwidegembya. Turi gusenga Imana kugira ngo Imana ni ukuri abantu ibahe umutima wo gutanga, kuko ibyabagezeho nabyo byabageraho, nabo byabageraho. Ni ukuri bafashe impunzi, bafashe impunzi. Niba icyo washobora cyose, hari ukwigomwa. Niba wanywaga byeri 3 mu cyumweru, harimo abanywa inzoga imwe. Nimba se wajyaga kugura imyenda muri izo za Christmas, ufite indi ubitse, uwoye kubigura uvuga uti reka nkore ikintu cy'ubumuntu, nohereza amafaranga Josiane cyangwa Tabita. Ni ukuri bafashe impunzi zibabaye. Nuko rero rwose ndabashimiye, nzakomeza mbivuge, kuko abantu bataba mu nkambi baba bakeneye ibintu byinshi. Nabivuze, ibyangombwa, uburenganzira bwabo, ntawe uba ubareba, noneho baba birwariza kandi igihugu kikakubeshya ngo kirakwemereye, ntacyo kigufasha. Nyuma gisubira inyuma kikakwica cyangwa se kikakugambanira kubera ko nta bumuntu bafite. Baba bumva gusa mu mutima wabo bari ukwangana, ngo bano baje kuturira ibyacu, bano baje kutwicira igihugu. Ariko Imana idufashe, twebwe tugire ubumuntu, dukangurire n'abandi bose, inshuti n'abavandimwe, bapfundure ikiganza. Si n'abanyarwanda gusa, n'inshuti zawe waba uzi, zaba iz'abazungu, zaba iz'abandi b'abanyafurika, babwire ko hari umushinga watangiye ukomeye w'abanyarwanda witwa ubumuntu mu bantu, w'urukundo, wo guhumuriza impunzi, kubereka ko nabo bafite uburenganzira bwo kubaho, bafite uburenganzira bwo kunezerwa, bafite ibyiringiro by'ubuzima. Nuko rero Imana ibarinde, turi kumwe. Murakoze, ndarangije. Muri kunyumva? Murakoze. Turakumva cyane Josiane, urakoze. Geneviève, urakoze cyane cyane cyane. Ubwo twanje guceceka gato, kuko ibintu uvuze ni ibintu bikomeye, biremereye, bikora umuntu uwo ari we wese ufite ubumuntu. Ibintu uvuze ni ibintu bikora ku mutima. Uvuze ijambo, ni n'ubwa mbere mbyumvise, ngo kudandaza amagara. Ni ibintu biteye ubwoba. Niyo bishyize mu mutwe urabitekereza ngo umuntu, umubyeyi, reka mbabwire, abantu bari hanze aha, igitsina gabo, ni mu bitekerezo uvuga uti mushiki wawe ashobora kugera mu bibazo nk'ibi ngibi Josiane Geneviève atubwiye, kagenda kadandaza amagara. Bishyire mu mutwe wawe, wumva uti abaye ari mushiki wawe. Nawe mudamu, nawe mutegarugori, nawe mwari, bishyire mu mutwe wumva uti uwo muntu ashobora kuba mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye. Ni mu bitekerezo. Ni ibintu bikomeye cyane. Abantu bagira amasiterese kubera ibyo bibazo byose avuze, sinshaka kubisubiramo, abivuze neza cyane. Bakagira siterese, bakagira za depression, bakageza n'aho biyahura.
ariko wowe wicaye hariya, wicaye za burayi, wicaye za amerika, za canada, za aho ariho hose, za australia, ahantu aho ariho hose, ariko umeze neza, ufite iryo dolari ryicaye hariya, urihaye uriya mwana, uriya mpunzi, uriya mubyeyi, ugeze ubwo abura icyo agaburira umwana, akadandaza amagara, urimuhaye, ntacyo wewe waba, ntacyo ryagutwara, umwana wawe ntiyabura kurya, ariko uriya waburaye nawe agashobora kurya. ndagira ngo mbasabe tugire ubumuntu. Geneviève avuze ibintu bikomeye cyane, ukuntu impunzi zibayeho ni ibintu bikora ku mutima. turifuza ko hari igihe kizagera izi mpunzi zose twese tugataha tukajya mu gihugu cyacu. kiriya gihugu cy'u Rwanda ni icyacu twese, cyanjye ni icyawe, ni icyuriya, ni icya ziriya mpunzi ziri mu nkambi zidafite kivurira, ni iz'abariya ziriya mpunzi zindi zitari no mu nkambi ariko zifite ibibazo. igihugu ni icyacu twese, niho dushaka kugera. niyo mpamvu twahagurutse kugira ngo dufashe bariya bana, uriya mwana, uriya mubyeyi yabuze icyo agaburira. dore Christmas irageze, Noheli irageze. inaha muri iki gihugu iyo Noheli igeze, umwana wese aba ategereje kubona iki? aba ategereje kubona impano, mu kinyarwanda niko bayita gift. aba ategereje kubona kado. ni umuco, nzi yuko ari ahantu hose, ndetse abantu bino bo babijyana hirya, bagahana amagift, bagahana za kado. umugabo agaha umugore, umugore agaha umugabo, abana bakabaha. nuko niyo fete yabo. muzi kuri uriya mwana wo mu nkambi azaba yigurunze kuri uriya munsi wa Noheli, adafite umwibuka ngo amubwira ati ndagukunda, amubwira ati reka nawe nguhe aka kambaro, reka nawe nguhe aka kantu, nk'uko umwana wese aba ategereje ikintu kimushimishije. ariko wowe wicaye hariya urimo uragurira abana bawe kuri Noheli, uragurira umugore wawe, uragurira umugabo wawe. ariko umuntu yavuga ati hariya hari umwana, hari umubyeyi ubabaye, kugira ngo ashobore kugaburira umwana we, adandaza amagara, ariko ugakomeza ugafunga igipfunsi. nyamara ngo gutanga kuruta guhabwa. mbabwire, ese aho ntitwanga gufungura igipfunsi? icyo gipfunsi wari kugifungura ari nka Yesu uhereje. erega iyo uhereje imfubyi, iyo uhereje umupfakazi, Geneviève yabitubwiye, bidusomeye muri Bibiliya, burya ni Yesu ubufasha. rero bavandimwe, nimureke dufungure igipfunsi. umuntu aherutse kuntumira ku kiganiro cye, ambaza ikibazo ati ese ko tumenyereye ko hanze aha abantu bajya mu nkambi z'impunzi bajya gukora ibintu ngo bya mobilisation, kugira ngo abantu, ngo impunzi zize ngo mu mashyaka yabo, ndetse bakagenda bakajya gushakamo n'amafaranga, ati bakajya gukama, ndumva ari n'iryo jambo, bakajya gukama impunzi. ese mwebwe aho si wo mugambi wanyu? twabwirwa n'iki ko kujya mu nkambi kwanyu atari ukujya gukama impunzi? ariko nimwumva abo bantu tujya gukama mwuka nyarwanda, mubyumve. umumama yaburaye, yabuze n'icyo agaburira umwana, umupapa ntashobora no kubona aho apagasa. hatubwiye ko hari n'abapapa noneho bagira gutya bagata babamama bakigendera, bati dusanze abafite aho bakura wa mubyeyi w'umugore. dore ko rimwe na rimwe burya ababyeyi b'abagore baragowe. abo bana iyo muri mu mahoro, abagabo ntibanyumve nabi, hari igihe, ntabwo mvuze ko ari bose, hari abagabo bavuga bati umwana yabaye ikigoryi ati ni uwa nyina. umwana yaba umwana mwiza akaba uwa se,
ba bagabo hakaba nk'igihe rero bamwe bavuga ngo abo bana ni abanyina bakigendera bakabata wa mugore agasigara agoka nimwumve twagiye mu nkambi gusaba ngo gukama uwo mubyeyi waburaye n'umwana afite baburaye. Genevieve aratubwiye ati umwana wanjye namubuze afite imyaka 4 nongera kumubona afite imyaka 13. ni mu bitekerezo iyo myaka yose umubyeyi atari kumwe n'umwana, mbega agahinda. Ese umwana yaryaga iki? Yagaburirwaga nande? Uwamugaburiye wese wakoze kuri uwo mwana ku buzima bwe kuri iyo minsi, kuri iyo myaka yamaze atari kumwe na nyina, akaba yararambuye ikiganza agahereza uwo mwana, Imana iguha umugisha aho uri hose. Kandi amen izamuha umugisha. Uko niko Yesu yavuze ati nari nshonje ncaho ntiwangaburira. Hari uwaciye kuri uriya mwana ashonje atazi aho nyina ariyitira afunga igipfunsi. Hari ababikoze, ariko hari n'abamugezeho bafungura igipfunsi. Ni nk'ibyo turi kuvuga muri uyu mwanya. Hari abana bameze nk'uwo wa Genevieve babuze ba nyina, babuze ba se, bari bonyine, badafite icyo barya, badafite icyo bambara, badafite ikivurira, badafite umuntu uwo ari we wese ubareberera, ariko hakagira ubashaka agafunga igipfunsi. Banyarwandakazi, nimureke tumenye bene wacu, nimureke tumenye abana bacu. uwo mwana wari uri hariya wangara udafite icyo kurya, ntimukagire umwana. Wabivuze Genevieve yabivuze kera, umwana yari uw'umuryango, yari uwa village yose. Iyo umuturanyi umwana yakoraga bitari byiza yaramukubitaga, akamukubita akamuhana. Umwana twagombye kumva ko n'uyu mwanya abana bacu ari abana b'umuryango, ni abana ba village, ni abana b'igihugu. Fungura igipfunsi, aho bigeze tugiye kujya tubakanika. Fungura igipfunsi ufashe uriya mwana, kandi ni ukuri ndashimira abagifunguye, kandi nawe wagifunguye ukaba wumva wibaza utari ko se buriya amafaranga natanze uko yaba angana kose, yaba yaragezaho aho agomba kujya, yaba yarakoze icyo agomba gukora. Niba ufite dute muvandimwe, twanga kuvuga amazina hano kuri radiyo kubera umutekano w'abitanga, twanga no kuvuga amafaranga baba baduhaye, ariko ndabizeza ko amafaranga yanyu akora umurimo muba mwayatangiye. Niba ufite ka dute n'aka na gato, hamagara Josiane, nizere ko nugaruka kuri radiyo uri butange nimero yawe aho bagukura. Hamagara Josiane akubwira ati dore ndagufite kuri liste yanjye, kuko turahana. Utanze niba iyo ryaba ari $1 duhana amazina, tukavuga n'amafaranga watanze, kugira ngo hatazabamo no kwibeshya. Amafaranga ni ikintu kibi cyane burya no mu ngo, iyo hatabaye transparence hagati y'umugabo n'umugore mu bintu by'amafaranga, bashobora no kubika bakaba banadivorsa. Amafaranga iyo atari ayawe ntabwo aba ari ayawe, ariko wowe ufungura igipfunsi ugatanga amafaranga, jya umenya ko rwose mbijeje ko ndi uwo kwizerwa mu mafaranga. Ariko burya ngo ntawishimye, ashimwa n'abandi. Ndabizeza ko Josiane ari uwo kwizerwa mu mafaranga. Ndabizeza ko Genevieve turi kumwe, cyangwa ni Seti turi kumwe, turabo kwizerwa. Ariko niba ufite kadute, hamagara Josiane umubazi, tuzakubwira duti ngaya amafaranga yawe icyo yakoze. Ariko kandi n'imishinga turimo murayibona, turayibabwira. Rwose igipfunsi wafunguye naho ngaho kiri kujya. Kandi uyu mushinga wa Mozambique uri hafi no kurangira, nibyo nababwiye nti tuzabamurikira mu buryo buri clair, mu buryo bugaragara. Rero bavandimwe, reka niyo gukomeza kwizimba mu magambo. Genevieve ndagushimira cyane ubuhamya uduhaye, tuzakomeza. Uzi byinshi, n'ubutaha uzongera utubwire n'ibindi bituma abantu bafungura igipfunsi. Mbere ko dukomeza rero, ndagira ngo mbabwire ko dufite akamesaje kavuye ku buyobozi bwa radiyo yacu ariyo turi kuvugiraho, radiyo Iteme. Ese bantu bo muri studio mwadushyiriraho ubwo butumwa mbere ko dukomeza? Murakoze.
nizere ko abo muri studio batwumvise, bari bambwiye ko hari ubutumwa buvuye ku muyobozi wa radiyo iteme, umwe mu bayobozi bayo. ubwo rero nabazaga niba babudushyiriraho. abakunzi ba radiyo iteme namwe banyamuryango b'urunana, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana aho muri hose. Dukoze iri tangazo ryihutirwa kugira ngo tubamenyeshe ko ikibazo twagize kuri radiyo iteme YouTube kitarabonerwa igisubizo. Hagati aho dukomeje gutambutsa ibiganiro byacu ku munara wa Europe. Kugira ngo mubone, muzajya kuri YouTube mwandike ahagenewe gushakisha radiyo iteme Europe, muzabona ikirangantego gitukura, nicyo kizababwira ko ari umunara wacu turimo kunyuzaho ibiganiro. Umwanzi waje gushaka kuducecekesha yakomeje gukoresha amayeri menshi cyane agamije kurangaza abanyarwanda. Yatangiye atambutsa ibiganiro tutateguye birebana n'amakuru y'umupira w'amaguru. Ibyo biganiro kuri twebwe bigamije kurangaza abantu kuko nta naho bihuriye n'akarengane cyangwa se impungenge nyamukuru abanyarwanda bafite muri iyi minsi. Byongeyeho, umwanzi arimo gufata ibiganiro twateguye twatambukishije kuri radiyo iteme Europe akabyiyitirira kugira ngo akomeze arangaza abantu ndetse anateze urujijo mu badukurikira, mu banyarwanda bakunda kumva ibiganiro byacu. Turagira ngo tubamenyeshe yuko igihe ikibazo twagize kuri radiyo iteme YouTube kitarakemuka, mutagomba kwemera kurangazwa n'abo babisha ndetse ko mugomba no kubima amatwi. Impamvu bakoze ibi bikorwa yari iyo gushaka kuducecekesha kuko tuvugisha ukuri, tuvuga n'amahano bakorera abanyarwanda. Ibyo kandi ntabwo bizahagarara ndetse bizanarushaho. Mu gihe rero tugitegereje ko iki kibazo gikemurwa, turongera kubasaba kudukurikira kuri radiyo iteme Europe. Imana ibaho umugisha. murakoze cyane bantu bakuru ba radiyo iteme. Ubutumwa mugejeje ku banyarwanda nibyo, baratwinjiranye batwara YouTube ya radiyo iteme, ariko ntabwo byaduhagaritse, ntabwo byaduciye intege. Nakomeje kubivuga, ahubwo byatwongereye imbaraga. Burya iyo umuntu yaguhagurukiye muri ubu buryo, ni uko hari ikintu cyiza uba ukora n'imbere y'Imana, hari ibintu byiza tuba dukora. Rero ntabwo dutinya baza kudusabota, ntabwo dutinya baduca intege. Iyo turi kuvuga ubumuntu mu bandi, iyo turi kuvuga akarengane k'impunzi zacu, iyo turi kuvuga akarengane k'abanyarwanda. Rero turashimira abatugejejeho ubwo butumwa. Rero ikiganiro cyacu ntabwo kiri butinde, ubwo ndagira ngo nsabe undi muvandimwe turi kumwe Aniseti tubabarire twihariye ijambo. Burya abagore turikunda rimwe na rimwe, ariko nabyo si bibi, burya dusaba kwikunda. Aniseti, nizere ko utarambiwe, uracyadukurikiye. Ndagira ngo nkubaze ikibazo Aniseti. Nzi ko ufite ubumenyi mu mategeko, nagira ngo nkubaze ni ese muri uyu mushinga wacu dukusanya imfashanyo tugafasha impunzi zacu, Imana igakoresha abantu bamwe bagafungura igipfunsi, ese uko ubizi haba hari itegeko ribibuza, haba hari itegeko rirengera impunzi muri ubwo buryo bw'uko iyo tubonye iyo mfashanyo tukayibagezaho, hari ikibi tuba dukoze mu mategeko? Iryo tegeko, hari itegeko rihari rirengera impunzi muri ubwo buryo? Nizere ko ikibazo cyanjye cyumvise, nizere ko mbaye kirere, numvise nisubiramo ukuntu. Aniseti, ikibazo cyanjye urakoze Tabita, ndakumva cyane.
sinzi wenda niba ikibazo cyawe ndi bugisubize uko wabyifuzaga, ariko nagira ngo mbanze mbere yo kugira icyo mvuga ndagira n'icyo mvuga ku cyo bagenzi banjye bavuze kandi nashimye nakurikiye cyane. Ndagira ngo mbanze nibutse bagenzi bacu badukurikiye, abanyarwanda muri rusange, ku ikibazo cy'ubuhunzi kitureba twese, ari umuntu uri mu nzu uri hanze, ari umuntu uri mu Rwanda mu gihugu utarahunze, kubera yuko nibwira ko abanyarwanda badafite impunzi mu muryango wabo ubu ngubu ari bake cyane. Niba mubizi ko mubikurikira, kuva nibura mu mwaka w'1959 u Rwanda rwagize impunzi nyinshi hanze y'igihugu, biterwa n'ibibazo bya politiki, ntabwo nshaka kubyinjiramo uyu munsi, ariko abanyarwanda benshi bakomeje kuba hanze. Ni ukuvuga ko hari abantu bari mu gihugu bafite abanyarwanda hanze y'igihugu ari impunzi kandi bakomoka mu muryango wabo kuva mu mwaka w'1959. Muri 1994 hari abatahutse ariko hahunga abandi, ariko hari n'abahuze muri 1959 batatahutse. Bivuze yuko muri rusange ubu ngubu tugiye kureba twasanga nta muryango n'umwe mu Rwanda, uretse ko na nyuma y'94 n'uyu munsi abanyarwanda baracyahunga, bahunga politiki. Navuze ko ntari mu byinjiremo, ariko buri muntu wese arumva ibyo nshaka kuvuga. Uburyo ubu ngubu kugira ngo uzabone umuryango udafite impunzi hanze y'igihugu biragoye cyane. Ndashaka gusurinya ko n'abantu bari mu butegetsi, b'abaminisitiri, b'abasirikare bakomeye cyane, b'abofisiye, bose bafite mu miryango yabo abantu bari hanze y'igihugu kandi ari impunzi. Icyo rero niyo mpamvu nshaka kuvuga ko ari ikibazo kitureba twese, kandi tukaba tugomba kugifatira ingamba. Hari amategeko agenga impunzi, ubwo nicyo wari umbajije. Amategeko agenga impunzi yo uburyo zifashwa, ubundi impunzi organizasiyo zishinzwe ni HCR, umuryango w'abibumbye ushinzwe impunzi. Misiyo yayo ya mbere ni ukora ku buryo amasezerano mpuzamahanga areba impunzi y'umwaka w'1951 ashyirwa mu bikorwa, ariko igikomeye cyane ni uko agomba gukora ku buryo impunzi zigira imibereho myiza. Iyo tugiye kureba dusanga iyo misiyo ya nyuma mvuze yo gukora ku buryo impunzi zigira imibereho myiza, HCR, kuva yashingwa mu mwaka w'1950 itarigeze iyubahiriza. Wenda amikoro ari makeya, ariko hazamo n'impamvu za politiki. Kugira ngo ngaruka ku biganiro bagenzi bacu baduhaye mu minsi ishize muri iki kiganiro cyanyu Tabita, ngire no kugushimira kuko ukora akazi gakomeye cyane, ariko hari abantu baje bagubuhamya ko cyane cyane abantu bo mu nkambi za Nyakivale ko ubufasha bagenerwa na HCR budahagije. Abo mu nkambi za Nyakivale, abo mu nkambi za Mozambique nabo ndubu barabivuze. Niba rero ubwo bufasha budahagije kandi atari ukubura uburyo, kuko HCR n'umuryango w'abibumbye, ariko hari n'undi muryango w'abibumbye ubundi byagombye gukorana witwa PAM, Programme Alimentaire Mondiale, yo kuza gufasha impunzi ikaziha ibyo kurya. Impamvu bidakunda ni iki? Hazamo n'impamvu za politiki. Hari umuvandimwe wo mu nkambi ya Mozambique ngira ngo yitegeze kutubwira ko batabona n'ibyangombwa kandi bagombye kubihabwa. Umuntu akamara imyaka 10 adafite ibyangombwa by'ubuhunzi, abikwiriye ariko ntabihabwe. Impamvu za politiki, kuko na leta y'u Rwanda nayo ibiri inyuma y'abantu. Hari abandi batubwiye bo mu nkambi za Nyakivale, niba ntibeshye, ko
abandi bantu b'impunzi baturuka mu bindi bihugu bafashwa ku buryo bugaragara, bakubakirwa amashuri, bagahabwa amaburuse, abana babo bagahabwa amaburuse bakajya kwiga, ariko ab'u Rwanda ntibikunde. Ni cya kibazo cy'iwacu kidukurikirana cya politiki. Ubwo navuze ko ntashaka kubyinjiramo, ariko buri wese arumva yuko ariho ntunga agatoki, kuko ikibazo naho ngaho gishingiye cyane. Iryo rero ni ishingiro ry'ikibazo dufite, ni ikibazo cya politiki, ariko twagera no hanze tugasanga hari ibintu bidukurikirana, na HCR wenda structurellement ntibashe kurangiza inshingano zayo, ariko hakaba ari ibyo impunzi z'abanyarwanda zidakorerwa kubera politiki y'iwacu idukurikirana. Agira ngo rero ngaruke kuri iki kintu Genevieve yavuze cyo muri Bibiliya, yasomye imirongo ya Bibiliya avuga ukuntu Bibiliya duhamagarira gufasha abandi, ariko nagira ngo nawe ubwire n'abantu batemera, kuko nabo barahari kandi ni abantu wenda batareba imirongo ya Bibiliya. Mbibutse yuko no mu muco wacu wa Kinyarwanda gufashanya ari kimwe kiranga umuco wacu, ni indangagaciro iranga umuco wacu. Nta muntu n'umwe w'umunyarwanda ubundi muzima ushobora kwishimira ko abona mugenzi we hariya yaburaye, ushobora kwishimira ko abona mugenzi we hariya afite imibereho idatunganye, umwana atajya ku ishuri kandi yagombye kujya ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ko za ndangagaciro ya mirongo ya Bibiliya Genevieve yadusomeraga, tugiye no kureba mu ndangagaciro z'umuco wacu biratureba. Ari nayo mpamvu mbwira abanyarwanda ngo uwo waba uri we wese, niyo mpamvu navuze ibyo byose, uwo waba uri we wese, waba uri umuntu wibona mu butegetsi bw'u Rwanda ubu ngubu uri intore, ufite umuntu hanze y'igihugu ufite icyo muhuriyeho w'impunzi, n'abandi bose namwe mu barwanya ubutegetsi, ufite umuntu cyangwa nawe ubwawe uri impunzi, ariko ufite n'abandi bantu b'impunzi. Niyo mpamvu byose twese bitureba, ufite icyo aruta undi akagomba kugitanga kugira ngo izo mpunzi zirusheho kuba neza. Ibyo birambabaza cyane iyo mbona hari abana badashobora kwiga kubera ko yavukiye mu nkambi. Ngira ngo wenda uko turi muri iki kiganiro twagize amahirwe yo gukurira mu gihugu, nubwo nabwo twaje kukivamo, umuntu akaba adashobora kujya ku ishuri nk'uko twarigiyeho, akajya niyo waragize uwa gatandatu w'amashuri abanza, ariko burya ugize icyo wamenya. Umwana uri hanze udashobora kujya mu ishuri, udashobora kwiga gusoma no kwandika kubera gusa ko ari impunzi, uwo mwana urumva azagira umuyobozi. Nagira ngo buri muntu wese ajye agitekerezaho, ntituvuge ngo dusomye imirongo muri Bibiliya, nubwo nabyo ari ngombwa twemera, ngewe ndemera, ariko n'utemera nawe wabitekerezaho avuga ati ese uriya mwana we abayeho gute? Ko kugenda twireba tuvuge ngo imiryango yacu mfite urupangu ntamo, mfite umushahara mpembwa, ariko hari n'abandi bantu bagukeneye. Ntabwo umuntu abeshwaho nuko yitunze gusa. Burya iyo uri ahantu uzarebe muri quartier ibyo tuvuga byose, iyo wowe witunze ariko ukabona ufite umuturanyi uburara buri munsi, ntabwo ushobora kuryama gusinzira, ntushobora kugira amahoro. Nagira ngo rero tuve noneho no ku muturanyi uburara, urebe n'abari kure baburara kandi ushobora kuba uzi ari bene wanyu. Niyo mpamvu nagira ngo mpamagarire abantu bose nk'uko mwese mwabikoze, mpere ku bantu wenda bari mu bihugu by'i Burayi, nanjye ndimo mu bihugu bya Amerika. Ndagira ngo mbwire abantu bari i Burayi ko wenda Josiane yaza kubaha nimero ze, akazajya bamunyuzaho ubwo butumwa. Ubwo ngewe bazajya banyihorera, nzajya mbaha nimero za Josiane. Abari muri Amerika barebe cyangwa barebe Jenoside. Abari muri Afurika tuzababwira abandi bantu
ariko ku buryo buri muntu wese yumva ko icyo kibazo kimureba. Iyo uri umuntu udafite ubumuntu burya ujya gusa n'inyamaswa. Umuntu udafite ubumuntu umwita umuntu birangora. Nagira ngo rero no kwizimba mu magambo ibyo mwavuze nabyumvise kandi mwese nabikurikiye nabishimye, gusa mbwira abantu bose ko iki kibazo kitureba, mbabwire ko dufite ikintu cyitwa devoir de solidarité. Buriya hari devoir de solidarité yahozeho mu kinyarwanda rero nahoze mvuga mu kanya, ariko murabona no ku isi yose abantu bagira uburyo bwo gufashanya, leta ikabizamo. N'ibyo ngibyo nahoze mvuga bya HCR bya PAM nabyo ni devoir de solidarité na au niveau mondial, bavuga bati dukoreshe organisations n'izi zihuje ibihugu tuzajya dufasha abantu batishoboye. Ariko noneho iyo ubonye bidakunze, twebwe ubwacu hagati yacu abantu turimo kuvuga ubu ngubu wenda nk'abanyarwanda, ariko abantu muri rusange, iyo ubonye hari ikibazo kitagenda, ufite uburyo ugomba kugira uruhare mu kugikemura, cyane cyane nk'ibyo ngibyo twita nka mizero, kubaho nabi. Tubona abantu mu bihugu byose by'isi, umuntu araza akagutegera ukuboko ukamuha igiceri cy'ifaranga, ariko burya hari n'utagutegera kandi akeneye. Nagira ngo turebe impunzi, ubwo ntizimbye mu magambo Tabita wari mpaye, ngira ngo ndigusubiza, ariko mpamagarira abantu bose yuko bakumva ibibazo by'abandi. Umuntu ufite wese uko yigira akagira uko akora mu mufuka, akanyura aho ngaho twamubwiye, namubwiye Josiane, namubwiye Tabita na Geneviève, no muri Afurika wenda tuzababwira. Ariko abanyarwanda bose aho bari, baba bari mu gihugu baba bari hanze, bumve ko ikibazo cy'impunzi kibareba, cyane cyane abana bagomba kwiga, ariko n'ababyeyi babura nabo bagomba gufashwa. Murakoze Tabita, ubwo ndumva narekera aho. Urakoze cyane. murakoze cyane Aniseti. Ndagira ngo kandi ngushimire ko kuva kera narabyumvise ko uri umuntu washatse kujya no muri uyu mushinga rwose wo gufasha impunzi. Ibyo ni umuntu ufite ubumuntu. Erega burya mbabwire, ubumuntu ntabwo ari ugufasha umuntu wawe wenyine. Twese dufite abantu bacu dufasha baba bafite ibibazo, ariko buryo wafunguye igipfunsi ugafasha umuntu mudafite n'aho muhuriye, burya nkubwiye icyo gikorwa uba ukoze kiba cyanditswe mu ijuru kurenza cya gipfunsi wafunguye ufasha mwene wanjye. Ariko iyo wagifunguye ugafasha umuntu utanazi, mudafite n'aho muhuriye, iriya ni imigisha myinshi cyane uba wishyiraho ibikuzaho, kuko burya ari umuntu wawe wo mu maraso, akenshi uba ugomba kubikora n'ubundi. Ibyo ni ngombwa, tugomba kubikora, ni devoir zacu. Ariko iyo ari utazi, burya ni bya bindi Geneviève yadusomeye, ni bya somo riri muri Bibiliya, ntiwanciyeho, burya yari jyewe, ntabwo wangaburiye, burya yari jyewe. Rero bavandimwe, nukunga mu by'abandi bose bagenzi banjye bavuze, ndagira ngo mbashimire mwebwe mwafunze igipfunsi, ndacyabashima. Hari ababyeyi rwose bavuze bati jyewe niyemeje kuzajya ngira icyo ntanga buri kwezi. Barahari. Hari umubyeyi uri muri yayo, ntabwo namuvuga izina. Hari umubyeyi uri Toronto, yarabyiyemeje. Hari n'undi mubyeyi uri muri Quebec, ndabashimye cyane. Hari n'abandi bafunguye igipfunsi, ariko abo bo baravuze bati buri kwezi tuzajya tugira icyo dutanga. Ndabashimye cyane. N'abandi mwese, hari n'undi wampamagaye arambwira ati niyemeje. Ni umubyeyi muri mu runana, ati niyemeje kwinjira muri iki gikorwa cyo gufasha mu ubumuntu mu bana. Ati ndabyiyemeje, ndashaka nanjye kuzajya ngira icyo ntanga buri kwezi, mfashe abana bacu bari mu nkambi z'impunzi ndetse n'abari hanze yayo babikeneye ubwo bufasha.
ndagira ngo mbabwire ko tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, mbabwira ko umushinga wacu wa Mozambique uri murangira, ariko kugira ngo tuwurangize neza ni uko muramburi icyo gipfunsi mbere y'uko uyu mwaka urangira, maze bawusoze neza, tuwubamurikire mbere y'uko uyu mwaka urangira, tuwubamurikire. Tuzakora fete, tuzakora ikintu gikomeye cyane cyo kubamurikira ibipfunsi byanyu mwafunguye, icyavuyemo icyo cyakoze. Ntabwo nshidikanya ko no mu itangira ry'umwaka utaha n'ibya Uganda tuzabyerekana aho bigeze, ndetse tuzaba twinjira no mu zindi nkambi. Abadukeneye ni benshi. Rero bavandimwe banyarwanda, banyarwandakazi mutwumva, ndagira ngo mbabwire ko turimo dusoza ikiganiro, ariko mbere ko tuva muri studio ndagira ngo mpe bagenzi banjye umunota umwe nabo basezere bavuga irya nyuma. Ndahera kuri Josiane, ndagusaba ngo unatange na nimero zawe za telefone, umuntu wese uzifuza kugira icyo atanga muri uyu mushinga azaguhamagare, yaba ari uri muri Afurika. Mugenzi wanjye Aniseti yabivuze ati n'abari muri Afurika twazabashakira umuntu uhari, igihe tutaramushaka mwaca kuri Josiane ari i Burayi, ubwo arabaha nimero ze. Abari i Burayi mwaca kuri Josiane, agiye kubaha nimero ye. Ubwo noneho abari muri ibi bihugu muri North America mwancaho, cyangwa mugaca kuri Genevieve, nawe naza gufata ijambo yatanga telefoni ye. Josiane rero umwanya ni uwawe. murakoze. Ntabwo nirirwa mvuga menshi kuko ndumva abagenzi banjye babivuze bihagije, ariko nagira ngo nanjye dushishikarize abantu abari kutwumva mwese n'abazatwumva ikindi gihe kwibuka aho mwese mwanyuze n'amahirwe mwagize yo kuba muri aho muri. Ushoboye gufata ibafasha yigomwe, icyo yakigomwa icyo ari cyo cyose, buri wese akigomwa uko ashoboye. Nk'uko nabivuze mbere, icyo wakigomwa icyo ari cyo cyose iyo tugiye hamwe n'icyanjye n'icya Tabitha n'icyanjye ndetse n'icyundi uwo ari we wese, iyo kugira ushaka kugira ikintu kinini bikora. Ubwo nagira ngo mbahe nimero yanjye yifuza kuba yagira icyo ambaza, ni guteranya 4 7 9 1 6 6 3 8 5 7. Guteranya 4 7 9 1 6 6 3 8 5 7. Ngira kandi ngo nshimire cyane byimazeyo abafunze igipfunsi nk'uko Tabitha bivuga bose, kugira ngo mufashe bari abana, ababyeyi n'abana bari guhura n'ingorane aho bari hariho hose. Nk'uko twabivuze ni na Kivale na Mozambique, ariko ku mfashanyo yanyu tuzashobora no gufasha n'abandi bataraza. Murakoze Josiane. Ntabwo Josiane, ntabwo twakwibagirwa na groupe yawe muri kumwe. Hari ababyeyi bishyize hamwe hariya Josiane ari, baravuga bati iki gikorwa ni igikorwa cyavuye ku Mana, igikorwa cy'ubumuntu, natwe ubumuntu turabufite, tugiye kwishyira hamwe, tugiye dutanga uko dushoboye buri kwezi, ariko dushyire ibyo kurya ku isahani y'umwana ubabaye waburaye, tugure iniforume z'umwana udashobora kujya mu ishuri. Ndabashimira mw'ababyeyi mwe, ndabashimira cyane. Josiane, iki kiganiro niba atacyumva uzabambwirire ko amashimwe yanjye ariko avuye ku Mana, jyewe ndetse ndinde ntacyo ndicyo, ariko Imana irabashima, Imana irabashima cyane. Ndashimira n'abandi bose. Hari n'undi mubyeyi wavuze ati ariko nk'aba bana bacu bari mu nkambi badafite kivurira, badafite aho bakura, ubu kuki tutashaka udufaranga niyo twaba duke byibura tukabugurira aba bana batishoboye akagifu gatoya ka Noheli? Uwo mubyeyi nawe arahari, icyo gitekerezo yaragitanze. Babirimo
barimo barakusanya udufaranga duke duke ngo bazoherereza abana mu nkambi babagurire utugifuti twa kirismasi. Ndabashimye babyeyi mufite ubwo bumuntu, ndabashimiye cyane. Imana ibongereraho mukura mwese, umuntu wese ufungura igipfunsi Imana ijya imwongerera imusubirize aho akura ndetse imukubire kenshi. Geneviève, nagira ngo nawe umunota umwe ugira icyo wabwira abanyarwanda mbere ko tuva muri studio, mbere ko tuva muri iki kiganiro cy'ubumuntu mu bantu. Ubwo rero ijambo ni ryawe, ntiwibagirwe no kuba watangana nimero yawe hagize uwakwifuza kugukontakita, haba ari mu by'ubufasha bakwifuza kugucishaho. Ubwo ni byiza kubaha telefone yawe. Murakoze. urakoze cyane. Gusa jyewe nanjye icyo narangirizaho kimwe nanjye nicyo gushima. Ndashima abantu bose bitanze mu bwo ubu bufatanye bwo kugira ngo twerekane urukundo rwo gufasha impunzi binyujije muri uyu mushinga wacu w'umuntu mu bantu. Uwo ari we wese rwose Imana imuhe umugisha kandi akomere kandi akomeze ntacike intege. Ikindi mfite ni icyo kugaya. Ndagaya umuntu wese ushaka gukora ikintu cyo guca intege abantu. Umuntu ushaka wese gukora ikintu cyiza ntabwo ari uwo kurwanywa, ahubwo ni uwo gushyigikirwa. Nshatse kuvuga nk'aba bantu basabose iyi radiyo iteme. Abo bantu ni abo kurwanywa, ni abo kugawa, kubera ko ntabwo ibikorwa bavugiraho cyangwa bakora ari ibyo rwose gukora ibintu bibi. Ibi ni umwuka mubi, ntabwo icyo kurwanya kwivuye inyuma. Ikindi ni uko nashishikariza abantu ko rwose iki kiganiro gisohoka bazajya bagisharinga bakagihereza inshuti, kikagera ahantu hose, abantu bose bakabimenya, nko mu buryo bwo gukora publicité y'ibyo tuvuga no kugira ngo abantu rwose bamenye ko turi gushaka imfashanyo y'impunzi. Murakoze rero. Nimero yanjye ni 1 4 3 8 9 2 6 0 6 ubwo rero Imana iduhana umugisha naho ubutaha abashubije ijambo Tabita. Murakoze. Murakoze cyane Josiane. Imana Geneviève. Ariko ntabwo nzi buri gihe iyo nguhamagaye mwita Josiane, iyo mpamagaye Josiane mwita nta kibazo, ntacyo mwembitse ko muri abacu turi kumwe hari ikibazo. Ndagira ngo n'umuvandimwe wacu Aniseti tumusabe agire icyo yavuga mbere ko tuva muri studio. Karibu Aniseti. njyewe icyo navuga, urakoze cyane Tabita, icyo navuga ni ukubashimira mwese, ari wowe ari n'abagenzi bacu turi kumwe, bashiki banjye aba ngaba bandi Josiane na Geneviève, kubera ko muritanga kandi biragaragara. Umusaruro uboneka muri uyu mushinga ni mwebwe tuwukesha, nkagira ngo mbibashimire. Nkagira ngo mubwire abantu bose badukurikiye, wenda sinzi niba mwabivuze mu biganiro byashize, wenda ntari ndimo, uko uburyo bwatoranyijwe, nanjye kuvuga ijambo rimwe mu mbabarire, uburyo mwahisemo ari uburyo bwa bundi bwo kuvuga ngo aho kugira ngo uhe umuntu ifi wamwigisha kuyiroba, kugira ngo ujye uvuga uti aho kugira ngo nzanye mvuga ngo nkuzaniye umugati w'umwana, ahubwo reka ngufashe kugira ngo ugire nawe ikintu ukodubiza. Hari n'ibyo ngibyo mwavugaga bya Mozambique, korora inkoko, niba hari inkoko igihumbi zikazajya zitanga umusaruro, noneho
abantu baho ngaho bakaba babasha gufasha n'abandi ku ruhande rwabo. Haba hari ikibazo kidashobotse gukemurwa muri cadre wenda abandi bakaba bakwintervene, ariko by'umwihariko hakaba hari igikorwa, umushinga, projet ishobora gufasha abantu cyane cyane abana n'ababyeyi n'ibindi bikaziraho. Hagira ikidashoboka umuntu akabona abaza bari hanze, ariko ubwo ni uburyo mwahisemo kandi ndumva ari bwiza, ari Mozambique, ari Nyakivale, ari n'ahandi hose hazashoboka. Nicyo ngicyo nagira ngo wenda mvuge kugira ngo umuntu utasobanukiwe aba ashobora kubyumva, ariko ubundi icyo nashaka kuvuga ko ari kubashimira, nkaba mbifurije amahoro y'Imana. Murakoze. Murakoze cyane Aniseti, ndabashimiye cyane nanjye bavandimwe twabanye muri iki kiganiro. Ubwo rero tukaba dusezeye muri uyu mugoroba, hano turi nimugoroba, abari i Burayi ahubwo muri nijoro. Ubwo rero ibiganiro bikurikiraho biri imbere tuzabibamenyesha muri iyi minsi iza, tubabwira ikindi gihe tuzaba dufitiye ikiganiro. Ndizera ko tuzaba tunabamurikira n'umushinga wacu aho ugeze ndetse uzaba warangiye. Nizera ko Imana izabidufashamo, nizera ko ubutaha tuzaba dufeta umushinga wacu tuzabibamenyesha. Ubwo rero nkaba mbasezeye, ndashimira cyane abari ku buhanga bw'ibyuma, mwakoze cyane. Nsezeye mwebwe aho bwije, mugire ijoro ryiza, aho bukeye naho harahari, mugire umunsi mwiza. Ubwo n'abakiri ku manywa mukomeze mugire umunsi mwiza. Turabashimiye cyane, Imana ibaha umugisha.